Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi b'Umurage Online TV. Aka ni kakanya tuba tugiye kubagezaho amakuru agiye ari kuvugwa hirya no hino. Inkuru rero irimo iravugwa ni inkuru y'umugabo wiyahuye, bivugwa ko ngo yaba yazize ubusinzi ngo bukabije. Uyu mugabo ubwo bamusangaga mu cyumba amaze kwiyahura ngo basanzemo urwandiko yasize yandikiye umugore n'abana we abasezera, avuga ko ntawe yabeshyera ahubwo yaba yiyahuye ngo kubera impamvu z'ubusinzi bukabije. Reka nkubwire ngo kora subscribe kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru yacu ku gihe, unabashe gukurikirana gahunda z'Umurage Online ako kanya bitagutindiye. Inkuru irambuye rero ni mu kanya, aho tuza tubabwira byimbitse kuri uyu mugabo n'icyaba cyamuteye kwiyahura. Umugabo witwa Harerimana Emmanuel warutuye muri aka karere ka Nyaruguru mu murenge wa Munini. Uyu mugabo bivuga ko wari agronome w'icyayi yasanzwe mu mugozi yapfuye, bikekwa ko yaba yiyahuye. Uyu mugabo witwa Harerimana Emmanuel wo mu murenge wa Munini mu karere ka Nyaruguru wari agronome mu cyayi, bamusanze mu cyumba cy'inzu ye yapfuye amanitse mu mugozi ukoze mu nzitiramubu, bikekwa ko yaba yapfuye yiyahuye. Byabaye mu masaha y'ikigoroba kuri uyu wa gatatu ahagana saa 10 mu mudugudu wa Karehe mu murenge wa Munini, aho yasanzwe umugabo yiyahuye. Ngo umukozi we niwe wabonye ibi, ngo ubwo yarungurukaga mu kirahuri ngakabona sebuja ngarimo ariyahura, arubwo yajyaga guhuruza abaturanyi. Umwe mu baturanyi rero bari hano iki gikorwa cyabereye cyangwa se uyu mugabo yiyahuriye, yavuze ko umukozi we ari we wahuruje, atubwira ko sebuja yikingiranye mu cyumba kiri haruguru y'uruganiro, ngo yaba yamubonye mu idirishya abona yimanitse mu mugozi. Twageze dusanga yiyahuye yapfuye. Byabaye mu gihe umugore w'uyu mugabo wari agronome muri uyu murenge wa Munini bivugwa ko yiyahuye yararwariye mu bitaro by'umwami byitiriwe umwami Faisal muri Kigali, ubwo yari amaze igihe arwaye mu bwongo. Bamwe mu baturanyi ba Harerimana bavuga ko nta kibazo yari afite, ngo uretse ikibazo cy'uko yakundaga kunywa agasinda bikabije agatangira kwanduranya n'abaturanyi biwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Munini Nkurunziza Aphrodis yavuze ko nta kibazo bari bazi afite uretse icy'ubusinzi bukabije. Ati yanywaga inzoga agasinda agasakuza bikagaragara ko atazishoboye, kandi nta kindi kibazo tuzi yari afite. Uyu mugabo ngo nta kindi kibazo yari afitanye n'umugore we, ngo uretse icyo kunywa inzoga zikabije zikaba zamunanira agatangira kwanduranya n'abaturanyi be cyangwa se n'abagenzi n'abahisi. Nkurunziza yavuze ko bamaze kwica urugi basangamo iretire cyangwa se urwandiko yaba yandikiye umugore we n'abana basezera, avuga ko nta muntu ari bubeshyera ahubwo ngo azize ibibazo by'ubusinze kuko yarabonye bimaze kumutera imico ikabije atakomeza kwihanganira. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Munini Nkurunziza Aphrodis yasabye abaturage kwirinda kwiyambura ubuzima, kandi igihe bafite ibidashoboka kuba bakwikemurira bagomba kwegera abavandimwe, inshuti, umuryango ndetse bakanagisha inama ubuyobozi buri hafi bubegereye. Umurambo wa Harerimana Emmanuel wajyanywe mu bitaro bya Munini gukorerwa isuzuma, asize umugore n'abana babiri. Turabibutsa ko uyu mugore we yararwariye umugongo hano mu bitaro byitiriwe umwami Faisal, ubwo yagezwagaho inkuru ibabaye cyangwa se inkuru y'incamugongo. Uyu mugore nawe ntiyabashije kubyakira, asize abana bigaga mu mashuri abanza, umwe yari afite imyaka 13, undi yari afite imyaka 7. Uyu mugabo Harerimana rero, isomo rinini cyangwa se ikintu gikomeye hano dushobora kwigira kuri uyu mugabo nta kindi nuko kunywa nta kibazo kirimo, ahubwo kunywa mu rugero, ukabasha kunywa izo ushoboye zitatuma wanduranya n'abantu, bikaba byanakuviramo kwifatira imyanzuro idakwiye, imyanzuro itatuma hari icyo watekereza mu buzima bwawe, ukanywa izo ushoboye. Reka mbabwire ngo kora subscribe kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru yacu y'Umurage Online TV, uyabonere ku gihe, ubashe no gukurikirana gahunda z'Umurage.